Subscribe. Jayhim. Hello there guys, nongeye kubasuza nka YouTube channel Jayhim. So guys, tumaze iminsi tureba ku kintu bita internet, free internet, mbese dukoresheje code, dukoresheje VPN. Nje kubereka uburyo bushyashya mutari muzi nana, uburyo bushyashya. Ese wakibaza ngo ibintu birakora biririyo biya, so uze guhita ubikora deni uze kureba ko ese ibyo tuba twatekerejeho cyangwa se ibyo tuba twapanze gukora kubereka kubigisha biba biri tayari cyangwa ni imikino tuba turimo. So guys, mbere na mbere ubwo icyo nje kubereka nkuko mubibona hejuru, murabona ko hari impinduka zihari nk'ibisanzwe nyine. Ubwo turi gukoresha airplane cyangwa se airplane mode nyine, indege cyangwa se akadege. None nta kode twakoresheje, ushobora gukoresha nani icyo bita gufungura hano hejuru gusa ugashiramo akadege, ugakuramo ukongera ugasubizamo. So nkuko mubona nyine murabona ko karimo. Then ikintu tugiye gukora, tugiye ufite ibi bireba ku muntu wese ufite VPN n'utayifite ubwayishyiremo. So then after y'ibyo ngibyo ari buze kubona internet y'ubuntu for free kandi mu buryo buri technique. So guys, mbere na mbere VPN yacu ni ngiyi, bayita nkuko mubibona nyine, bayita APN cyangwa ibyo murabibona. So guys, noneho ubwo ikintu tugiye gukora, tugiye kuyinjiramo cyangwa se kuyifungura. Ku bantu idasetinze rero muzakenera utuntu tw'utu mega dukeya. Muze hano kuri izi doti 3 cyangwa se 30. Nimurangiza deni muze mujye ahanditse update, ngira ngo muri kubareba kuri update. hari ahambere habanza update. Murangiza kuza no kuri update nyine muzaya updatinga, cyangwa se muze hano mukike kuri tricks kugira ngo ya updating neza. So guys, ubundi uze usearching hano ngaha Rwanda Airtel. Nkuko twe mubona rero birasetinze neza cyane. So ubwo ikintu cya mbere uzahita ukora, uzahita uza ukike hano kuri start cyangwa se iki kibuto cy'umutuku nkuko mubibona cyanditsemo start. Reka dukike turebe ko iza gufunguka. Turebe ko iza gufunguka, kutubwira ngo dutegereze waiting server for server. Dutegereze turebe ko iza gufunguka. Guys, ubu ni uburyo nabwiye nyine buri technique, uburyo buri technique. Dutegereze turebe. Birabaze guys, nkuko murabona ko application yacu irafungutse rwose byihuse, ariko nyine network zari zigize yabaye connected nkuko mubibona. Yabaye connected. So ubwo batangiye kutwamamariza mu mwihangane. Murabona ko yabaye connected. Ubu ngubu twatangira tukajya gukoresha internet yacu. For example, nkuko nsanzwe mbibabwira, ubwo aho duhita duhera ni kuri YouTube kugira ngo turebe ko iza gufunguka neza. Turebe network, ndabona ntazi. Nzi dufite network nkeya. Tangiye gufunguka. Okay. Nzi dufite network nkeya, muraza kwihangana. Sorry. Katujye kwa Nsabi. Munsi no kwihangana. No kwihangana, munsi dufite network nkeya. Ikirere kimeze nabi.
umaze igihe kingana utujya kuri iryo hose umuntu uri kumunuki aha urisa nabi canira ni murongo nawe ndamubwira tanyuze mu mazi mwatishishe mu mazi n'ipantaro ndi kubona nabyo iyo riri kindara Nahimana sha wache uyi ubushize yaje kudusomera mesa kwitakarano ariko azi kuryosha we cyane ari gitaka nona yageze kwivanjiri n'amatayo iyo nturo ake twebwe gihaza yaragiye ayihera mu nyirigisi rwa gatatu rugenya anshira imbuku guys ngira ngo muri kubibona ko iri gukora urabona ko internet yacu iri tayari nyine nubwo dufite connection nkeya muraza kwihangana uyu munsi sinzi uko byagenze internet nive kirere kimeze nabi ariko guys ngira ngo murabona ko bora zacu ziri tayari nagusabye utarakora subscribe kuri YouTube Jayhim basha kuba bayikora kubona n'undi n'inkunga ikomeye kugira ngo n'ibindi byose tuzajya dukora muzajye mubibonera ku gihe. So guys ntabwo murabona ko birakora sibyo ko uyu munsi twabonye network nkeya cyane tugerageza turebe uko network zimeze zidutwara umuntu bita wamusikara mu kintu yitwa kiramani ari kiramani n'itsutsu hagati y'abo bantu ngira imwe icyo tubwira kuri karita afite n'icyo umukundira tubwire n'undi kimwangira ko abo bantu bari guys naje gutinda muri video rero urabona ko ibintu byacu birakora neza cyane kugize gufite inyunganizi igitekerezo muri comment turahari mwatwandikira. So guys ubundi dusaba n'inyunganizi. So guys katurebe kuri Facebook ko byifashe ko biza gufunguka guys umunsi twagize network nkeya kabisa muraza kwihangana twagize network nkeya muraza kwihangana kabisa ariko murabona ko biri tayari biri gufunguka. So guys murabona ko biri gukora neza cyane birakora neza cyane nuko dufite network nkeya. So guys ntabwo twashatse gutinda muri video Instagram byose murabona ko biri gufunguka nta kibazo biri gukora. Who is that? I'm not. Okay guys ngira ngo muri kubona ko nyine iri tayari usibye ko uyu munsi twagize network nkeya ikirere imvura iri kugwa niho hari ariko ubwo sinzi ukuntu byagenze uyu munsi network ntabwo iri tayari. So ubwo twari kumwe tuzasubira ubutaha mwari kumwe na YouTube channel Jayhim nagusabye wakoze subscribe kandi nawe utarayikora kandi ukaba uri mushyashya turabasabye kanda subscribe akazogera byaba no ngombwa share like comment n'inkunga ikomeye. Turi kumwe ciao n'indi video murakoze. Subscribe Jayhim.